barashoboye kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge kisi. Cyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi n'imirima yabo nzayiha bazayizungura. Uko uhereye ku muto ukageza ku mukuru bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi, bose barakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye bakomoye baruca hejuru, baravuga bati nta mahoro, ariko rero nta mahoro ariko. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni habe no guhonga mu maso. Icyo gituma bazava mu magwa igihe nzabahagurukira. Nzabagira imirare ariko Uwiteka avuga, nzabatsemba rwose. Nta sari rizaboneka ku mizabibu n'imbuto ku mitini, n'ibibabi bizaba kandi n'ibyo n'abahari nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. 15 twategereje amahoro, ariko nta cyiza cyane twabonye. Twashatse igihe cy'umukiro, none habaye impagarara. Imifumo y'amafarashi ye irumvikana iturutse inda. Igihugu cyose gitigizwa no kwivuga ko amafarashi ye akomeye, kuko baje bakarya igihugu n'umurwa n'abarimo n'abawutuyemo. Dore ngiye kohereza inzoka n'ibiri muri mwe zitagomborwa zibarye, niko Uwiteka avuga. Ye bawe cyane ihumure ryo kumara umubabaro, umutima wanjye urihebye, nimwumve ijwi ryo gutaka kw'abantu banjye riturutse mu gihugu cya kure riti, mbese Uwiteka ntariho, umwami waho ntahari? Kuki banyengereza bakandakarisha ibishushanyo byabo bibajwe n'ibitagira umumaro by'inzaduka? Isarura rirarangiye, igikiri rirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiyaba kuramfashe. Mbese i Galeyadi nta muti wo mu ruhara? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Ikaze. Amen. 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 Mfite umudamu n'abana 3, ndashimira Imana yampaye abana. Ntabwo ndageza benshi nka papa, kuko papa yabyaye abana benshi. Njyewe ninjye mwana wa nyuma, ninjye mutoya wacu, ndi wa 24 mu bana papa yabyaye. Nkaba uwa 10 mu bana mama yabyaye. Rero uwo nkurikira bwa 5 niwe witabye Imana mu cyumweru cyashize. Ndashaka ko tuganira rero akantu gato kavuga ngo ubukene buzanwa no kwirara. Umuntu akaba yari ubosi, ejo mugahura yicaye aya masaririzi. Uwagaburiraga abandi nawe inzara bica umusazi ugacurama. Uwambikaga abandi nawe akambara ubushwambagara. Uwahaga abandi amata nawe akamaraza ubworo. Ubukene buzanwa no kwirara. Hari ibyigisho bigora kubyigisha, ariko haba n'ibyigisho byoroha. Iki ngiki kirangora mu ruhande rumwe, kikanyorohera mu rundi ruhande. Kandi hari n'igihe wigisha abantu, uganiriza abantu, ukabaganiriza nkaho ibyo uri bubabwira nyine bibareba bonyine, ariko ayo magambo agiye kuvuga arabareba, akareba cyane. Hari igihe numva umuntu arimo yigisha akavuga ati abantu muri iyi minsi mu ntera agahinda bwanarima. Rero njyewe kuba mukene ntabwo bintera agahinda cyane, kuba mwakene iby'umwuka ntibintera agahinda cyane kurenza ko mwakwigirira, kuko nanjye sinorohewe. Umunsi nagezeho ibyago Graferi agapfa, hari undi muntu twiganye nawe wamamagaye arambwira ngo yapfushije mushiki. Ndamubwira ngo dufatanye kwihangana rero dusangiye ibyago. Ibyo kumubwira ngo ndamuririra kandi umwanda aya Graferi yanshyizeho, nongeraho nawe mushiki we, urumva dusangiye amarira uko nagira uko nanjye ndi Rwanda. Nta muri gutabara we twashyinguye ku munsi umwe, sinari kumutabara nanjye yari kuntabara. Rero ubu bukene ngiye kuvuga urakureba utansize, nigira umugisha ukomoka ku Mana ukankurikira. Ahari turasenga tugira icyo twakura muri iri terambere. Amen. Nta nubwo nkunda kwigisha ngorana. Bwira mugenzi wawe, kebuka umurebe mu maso, munyeganize, mukubita agashyi mu mugongo, mundebere mu maso. Rwose biriya bintu simbikunda, cyane cyane kuba wazanye amatwi ibyo ndimo mvuga uri mu byumva. Mumbwirire biriya nabyo byazanywe n'inzara niyo yaje.
kuko mu minsi yashize nkiza muri ino ngoro y'Imana mumbwirire nayo nahasanze, mumbwirire munyeganyeze murebe mu maso, urimo uramubonamo iki, reba mu jisho ryiwe, mukubita agashyi mu mugongo, mwandikeho utuntu nka turiya nyine duterwa n'ubukene dufite nyine uhiriye mu nzu n'ahadapfunda imitwe. Inzara ni iki? Ubukene ni iki? Uzambara igitenge kimwe ukimese nijoro ucyambara mu gitondo, ariko abana ntibakubwira ngo ndashonje ubona icyo ubaha. Abana ntibakubwira ngo turashonje uzabona icyo ubaha. Inzara iragatsindwa n'Imana. Nicyo kintu cya mbere kibi isi yikore. Bibiliya ubwayo yavuze ngo abicwa n'inkota bapfa neza cyane kuruta abicwa n'inzara. Inzara yica umuntu ubwenge bugashira, amashuri menshi y'igitangaza afite agakongomoka, mugahura ukagira ngo ntiyigeze agakandagira mu ishuri kubera inzara. Inzara yica umuntu w'igikara agahinduka inzobe nta mukorogo yakeneye. Inzara yica umuntu w'inzobe akirabura akaba igikara neza. Inzara nicyo kintu cya mbere kibi kibaho. Nicyo kintu cya mbere kibi kibaho. Nabonye ukuntu mubyina, nabonye abakora ukuntu aririmba, dukora simutera, nyine biraboneka yuko nta nzara mufite. Inzara nibi byujuje ibisaka. Niga muri segonderi hari umwarimu watwigishaga fizike muri tronkome, yari umuyisilamu ubundi arakizwa mu burokori. Hanyuma asanga ahantu twisasiye umusambi turimo dusenga, aratubaza ati ese nanjye nza dusenga? Tuti ngwino. Ariko mpita nihutira ndamubwira nti rero aya masengesho turimo tuzayamaramo iminsi ibiri, tutarya tutanywa, mu gitondo saa sita na nijoro iminsi ibiri ishira. Uzabishobora? Ariyemera ati ibintu abana bazashobora se njye byananiye. Haraza turicara. Umunsi wa mbere ushize ugeze mu masaha 8 yitaba nawe umuhamagaye ngo karame ndaje. Nicara nawe umuhamagaye. Aricara. Amasaha y'icuma tugeze ku munsi wa kabiri masaha bigeze mu masaha 5 saa 4 z'ijoro, ngiye kumva numva profe arahereje ngiye. Numva naho arahereje ngo ne. Nubaye iki profe? Ati mwana isokororo ibirangi. Ndagenda mugurira igikoma ahantu twari duturanye mu kigo twigaga mu Mayaga. Igikoma kimwera mu bana nta n'iso nafite, ariko saravuga ngo kinari mvuye. Ubwinzara ituma umuntu w'umugabo aherega mu bana atabyaye, ntabwo ari seko mutasubiza, ntabwo ari bira. Mama yararwaye araremba mu gihe cyashize, musanga kwa muganga aho yararwaye. Arambwira ngo mwana wanjye gira hino musabire umugisha ngihumeka ndumva ntazaba. Ndamwegera kuko ngenda byizera ko umubyeyi agusabira umugisha ukawubona akaba yanakuvuma bigakunda, kuko biri muri Bibiliya irabyemera, kereka umuvumo w'ubusabuzi. Ashyiraho ikiganza aravuga ngo mama nakoreye ku mwana wanjye uzamurinde inzara. N'ubu atarakaye ndavuga ngo nk'uyu yari yabuze ibindi avuga ku cyo abuze inzara, arekera aho nyine aravuga ngo Imana indinde inzara ntiyagira ibindi avuga. Kubw'umugisha w'Imana ntiyapfa, arakira turataha. Tugeze mu rugo hashima iminsi ndamubwira nisobanuye kuki cyagiye wabuze ngo Imana indinde inzara ukarekera. Araseka aravuga ngo narinzi ko wakuze none uracyari umwana. Mama yarambwiye inzara yica umugore. Aha reka mbivuge ntacyo mu Kinyarwanda yakoresheje. Yarambwiye ngo inzara yica umugore ambabera akava, ku buryo umugore asigarana igituza n'icy'umugabo. Ubwiza bikura amabere ntabwo ari ko munyihorera, ntabwo ari nicyo kintu cya mbere cyo ngewe nzi abagore n'abagabo amakupura abiri babanaga bakundanye cyane, barasezeranye ko bazatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse, baragenda baraca
gupfa yari inzara. Imana nyiramahoro ibarinde inzara mu izina rya Yesu. Nawe niyo rero, nawe niyo nzara mvuze iyoroshe cyane cyane cyane. Kubera iki yoroshe? Nari ndi kumwe na mugenzi arimo ambwira amakorali iriya mbere ahera iriya yatangiye muri Liverpool arasobanurira mbere mu benshi muri mwe tumaze kumenyana. Uriya musaza ahantu arahabonye nza kuwa gatanu yageretse iwe maze kumenya mwarimu muyenzi ndamuzi. Hari abo twabanye mu iteraniro nakishije amasura ndabibuka. Inzara iramusinyikiye hano mu Rukiri sinakumura nagukurikiye hasi nkaza tugasangira igikoma iwawe. Nawe niyo yo mu buryo bw'umubiri. Hari indi nzara yo mu buryo bw'umwuka. Iyo mu buryo bw'umubiri nawe uyihisha, ariko iyo mu buryo bw'umwuka imeze nabi kandi ufite kuvertire mwihishamo. Umuntu yabanye bakagira ngo muri abanyamwuka kandi mwarahororombye nk'umuhoro waraye hanze. Nawe niyo mu buryo bw'umubiri wabona ahantu wayihisha. Nahamagara ni mu ntabara bimeze nabi, abana bacurabanye umusatsi, ariko iyo mu buryo bw'umwuka yebawe Satani aguha confidence. Umuntu akihagararaho akavuga mu ndimi aterateranyije, abamubonye bati mbega umunyamwuka, amasengesho yaheruka kandi yarahororombye ntacyo aheruka pe. Ni umutindi wo kugira ibibanga. Nijoro sinzi ukuntu nabyise saa 9 ngira madamu nifite ubwoba reka tujye gusenga ejo mfite iterambere. Akindikanye iryamire ngo yabyuka ndamubyutse tujyana aho gusenga. Nyina ndeba acunga ku jisho yitwaza umwana warurize ayisangira umwana asigara aho ngaho masigaye ndasinzirira. Ndota turi muri iri teraniro harimo uduhinja twinshi. Uwagereka utwo duhinja akajya amaze murabona tuba duhinja dufite imyaka ingahe? Ubwo uzi kubona agahinja gafite imyaka 50 we. Ubwo uzi kubona agahinja gafite imyaka 30 ariko ari agahinja kararimbye karasenga kigishwa ijambo ry'Imana ariko nikaramera amenyo nikaragenda nikaravuga nikarakambakamba ako ko kareba maze akakuriye. Jangan bawa orang biru na magambo. Esa ngiza ngiza cha nawe wako wakorera utokona tudakuru. Watu kumye kare. Kwanze gukora tugatera intambwe. Kwaka mu bitokora. Uwaserera ukaka. Udakabishirizo kabi. Ugategura nibatura amasengesho kuwa kabi. Maze umunsi meruka hano batangaje amasengesho mugira kuvuga ni muri abakozi pe. Kwa kabiri amasengesho, kwa gatatu amasengesho, kwa gatanu amasengesho, ku cyumweru iterane, korari mufite nenge sibindi biri mu munani. Imwe ariko ukana kakaba karazi kuvuga. Kakaba karazi gukura mu papa. Kabara karakazi kaze gukura papa ushobora gushuka ukakajyana ushatse ukakajyana ushatse ukaba wakaka amatura atemewe ukaba wakabwira ati rero kugira ngo Imana twese turyamane kakemera ukaba wakabwira ngo va mu rugo rwawe Imana irangiye kugenda kakemera reka mutwana nabone tubyinja twishipe maze ariko n'uduhinja twatambukaga no tuza kuririmba nabone isura ndayibuka ko ndayibonye. Wakumva akajwi kako gahinja karimo kareba kazamura tukaza ukavuga ati yo. C'est à cause de la pauvreté spirituelle. Byose ni ukubera ubukene bw'uburyo. Byose ni inzara y'ibyeyi.
shaka kuvuga ibintu bitatu byateye ino nzara, bitatu byateye ubukene, bitatu. Ariko mbere y'uko mbivuga, iyo umuntu aje ku murimo w'Imana, kwaza mu nzu y'Imana, hanyuma niba ari ikintu kiryoha kiba mu rusengero, niba ari ikintu cyiza kiba mu rusengero, ni ukuzura umwuka ugahinduka indimi zawe, Imana ikaguha ku mwuka, ikakuzuza umwuka wera, biryoha kubi. Niba ari ikintu rero kigushyira bariyeri imbere yo kuzarinda upfa utabuzuye, ni uko wiyuzuza, ni ukugira kuwiyuzuza. Iyo wivugishije mu ndimi atari Imana zizanye, uba usezeye indimi zizana n'Imana. Iyo uvuze n'Imana irambwiye itakubwiye, uba usezeye mu kuzabwirwa n'Imana ngo wumve uko bimera. Iyo uvuze n'Imana iranyeretse itakweretse, uba usezeye mu kwereka kw'Imana ngo ubone uburyohe bwo kuba Imana yakwereka. Iyo uvuze n'Imana irambwiye itagutumye, uba usezeye kuzumva ijwi ry'Imana noneho ubwayo ikwitumiye. Ibintu bitatu byateye mu bukene ni ibiki? Icyambere, abakristo benshi twimye Imana igihe, nta mwanya dufite wo guha Imana. Kugira ngo nkomeze reka mbere ko muhari. Haleluya, amen. Abakristo benshi twimye Imana igihe, nta mwanya dufite, mwanya ntawo, nta gihe. Bibiliya yanditsemo ko nkunda bankunda, abashaka ubwete bazabona. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo kwera kwanjye kuzerekanirwa ku banyegera. Ntabwo ushobora kubona Imana utayihaye umwanya. Muzabasaba abantu bakuze bari mu nzu y'Imana, hafi ya bose ubukire bafite babukuye n'ugushaka umwanya wo guha Imana. Nubwo waba ufite ibikuhije, ntukaburire Imana umwanya, birakenesha, biratindahaza. Ariko abakristo benshi nta mwanya wo guha Imana, haba mwebwe turi hano, haba n'abari kure. Torero, reka mbabwire iki ngiki, ndakibwirishe, guha Imana umwanya byarashize. Ntabwo twakira duha Imana akanya kanasigara kanasabuka, kadahari nako ari gusenga umuntu avuduka yiruka. Nta mwanya wo guha Imana, kuzenguruka kumyicaye. Umuntu wawe uheruka kumara iminsi ibiri, kamwe tubiri, utarya utanywa iminsi ibiri, umwe ibiri, uzigurira igifanta kinini nawe umuseke urarwara. Iminsi ibiri ugasenga muri iyi minsi. Niba hari ikintu Satani yibye abanyetorero, ni ugusenga, kongeraho kwiyiriza ibinange. Twimenye Imana igihe, nta mwanya. Tanibuka amasengesho twajyaga dukora, yaba ifunguro ryera, yaba amasengesho asanzwe, tukamara iminsi twicayeho. Watahaga wumva atari ubutashye, uwaje si we watahaga. Ijambo ry'Imana ryavugwaga, ntabwo twakururwaga n'uturirimbo. Umuntu yarigishaga yasoza ukumva wahira, kumva soje hakiri kare. Ijambo ry'Imana umuntu akarivuga ukumva ntabwo ririmo rijya mu matwi gusa, ugaha Imana umwanya gutaha ukumva ntirihari. Ariko muri iyi minsi, n'ubu ndamutse ndirengejeho nk'ibintu by'icumi, ibintu byasubirwamo. Navuga ngo n'ubundi se Umunyakigali yaturutse mu ntara, abantu bo mu ntara bicara mu ntara. Nta mwanya wo guha Imana pe. Hari umushyitsi wasuye mu minsi yashize, arambwira ati mwene data ndashaka gufasha gusenga,
ati mfite umugore ugitimbwa, umugore bajyanye no kamudimu kandi yari umushyingiye umuntu n'umuntu twari dusanganywe tunaturanye muri quartier, arambwira ati umugore bajyanye no kamudimu abivuze ararira ati kandi yamusema ndimbwa abikukana n'umuntu abe tubana mumva akajya no kamudimu ati mumva naramuzukongira ati ubu nitwibwa mu rugo rwanjye abivuze ararira. Alize nyine ndamureka ngasoze kugira tubone gukomeza. Ararira ndamureka arabanza nyine ararira. Asoje ndamubaza none se mufashe iki? Ati nyine fasha gusenga. Ndamubaza nti ufite umwanya gusenge? Ati ndawufite. Musubirira mo bwa kabiri. Ufite umwanya ngufasha gusenga? Ati umwanya ndawufite. Mukatana inyuma mujyana mu kantu k'akantu bisiga hari. Gira abana nyine muza ahangaha ni mujye mu bindi. Umugabo ndamubwira ati rero reka tupfukame dusenge. Turapfuka kugira ngo musengere nabyishyizeho mwari ngaha ari njyewe umugore yaba yisiga. Ndasenga ndatinda narebye ku isaha mbona nasenze isaha iminota 17. Ngezemo hagati numva umugabo narimo avuga ati mvuga njyewe. Umugabo wacecetse, umugabo utari muvuga. Hari udusengesho mujya musenga, umuntu umwe agasenga abandi bikiriza, akajya avuga ngo Mana yacu, abandi ngo yi uri Imana ikomeye, abandi ngo yi urikiriza, ni wowe barimo babwira. Babanye natwe Mana yi umubara turize yi wowe wavuze ibyawe, ahubwo wowe barimo babwira. Nategereje naseka nikiriza ndahe ndavuga reka nkadurete ndeka we hafukamye umugabo ndamuha manutse sanga magazi ndamubaza ndetse kutari gusenga babaye sanga yarakaye ngariko nk'ubu ngiye usenze ngukaba umwanya ungana gutya ngo ahubwo nabindi ngo nafite byo gukora ararakara dufanye ko musengera umwanya kumusengera dufa ko musengera umwanya munini yahise asohoka yarakaye kumva icyo giye kugeza n'ubu nawe uvuga na bimwe twavuye ko musengera umwanya munini. Ntabwo twakira n'udusengesho umuntu asenga. Icyambere gitumye dukena twimye Imana umwanya. Amana mu Imana ntawe. Uyu mwanya ntawe. Iki kiradukenesheje. Muri kaminuza naherekeje korali yabo tujya i Nyamagabe. Tugezeyo mwarimu wabo ahantu twari twagiye arahaguruka ati mwakoze kuba mwahageze ngiye kubasengera. Ati haje mwaturutse tuti twaturutse muri kaminuza y'Ihuye. Abasengera turamushimira ko barize korali yaturutse aho twaturutse arahira. Korali yaturutse ati hano yaturutse yerera. Rega ntabwo tugikanganye, ntabwo dukanganye pe ko ibi ngibi dukora n'abandi barabishoboye. Ibi tuvuga n'abandi babivuga, ntabwo dukanganye. Ibi tubaho n'abandi babibaho, ntabwo dukanganye. Ibi muririmba abayuda barushikaba ngo babarusha ko mu buryo bwose ngariko kandi babisi ibyagomeswa n'Imana. Ibyagomeswa n'Imana umuntu abibona ryari? Kwari kubiririmba natubitse kubika ibyagomeswa n'Imana biza kuko banekereye. Dore icyiza cyo kwegera Imana. Aba bantu mubona b'abanyamuka
ibindi. Bibiliya isabamo igiti cyera imbuto Imana icyanganya hano hari. Iyo wegereye Imana ikwanganya hano hari, igukuraho umugani, irakubwira ngo kosora ibi, kuraho n'ibi. Mu gihe wowe udahemukana nayo ntuziriva ntuzirirenga. Muri uko kudaha Imana umwanya, natwe abigisha ubwacu iyi Bibiliya kubera kwiha Imana umwanya yatubanye nini. Nidusoma pe, ujya kwigisha ukigisha ubwiza bw'umugore wawe w'inzobe. Mfite umugore mwiza w'inzobe, amena. Muramutse muje mukamureba mwasanga ari umugore mwiza muri iri teraniro. Imana yampaye imodoka, ubu mfite n'inzu. Haleluya, kabaranize ati Imana yangiriye neza, ati nagendaga n'amaguru, ati none ngenda n'imodoka, ati yari yaratubwiye abafashije muhaguruke dusenge. Ubwo sibyo ijambo ry'Imana? Inzu yawe nziza, umugore wawe washatse, imodoka yawe utunze, icyo ni nta yindi mpamvu twimye Imana umwanya. Nta Bibiliya dusoma, ni inkuru, ni udukuru tugatoratora tukabatoragurira. Noneho rero namwe kuko mukeneye ibyo umuntu abahaye byose muramira, ibyo byose ukakira nako dukeneye. Uturirimbo turiho n'uturirimbo ducungagira tw'uduperimatiri duto umuntu aririmba ukagira ngo ni umusazi. Indirimbo bagira ngo ni iz'abarwayi bo mu mutwe pe. Barindimo ukumva korari bimiririmbo ukumva ntabwo birimo bijya. N'uturirimbo tutafite icyo tumaze. Indirimbo reka mve guhimba indirimbo, reka mve mwumve. Umuntu nakwanga uzamwihorera azaruha, nakuvumira ku gahera azava ntacyo Imana. Ubwo iyo indirimbo y'Imana uzana ni indirimbo, ariko hari uturirimbo, hari indirimbo wumvaga mu minsi yashize, wayumva ukumva amarira arakamye, ukumva uraririmba ufite ahantu utekereza. Mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo, namenye si cyo nicyo nifuza kumenya. Nimufashe ko hari umunsi bizabumburwa, uhamagara amazina. Noneho rero hari ibindi bidiriko biri hanze. Satani ashwanyuze ingutiya, Imana idodesha iribaya. Satani ashwanyuze ingutiya n'iribaya, uzanye ahangaha. Ingutiya n'iribaya kandi ngo nabaririmbye ngo b'abahanga, agashyira ubuhanga bwe mu ngutiya no mu iribaya. Ingutiya n'iribaya. Hari indirimbo bazihimbaga bari bicaraga ku musambi bakamara umwanya, umwuka yaza agahimbishwa n'umwuka. None ubu ngubu hari igihe umuntu ahimbishwa n'agahinda, kavuga ati uretse nze mubwirire muri ino ndirimbo, natumvira muri ino ndirimbo azaba atagira amatwi. Ni indirimbo z'ibiryo, turarya turambara tugahaga. Ubwo iyo ndirimbo y'Imana urarya se bari abapagani bo n'Imana. Ubwo ibiryo nyine bizana wigaragurane hano n'ibiryo turarya. Bibiliya yavuze ngo uwo mutware w'abarinzi
umusaza sigara batindi bari hanyuma y'abana twarakeneye dukena no gushima Imana ku buryo umuntu ahagarara anashima Imana ukagira agatoroza ibitaro by'indera ari ugushima Imana gusa pe agaterura kandi amena nashimira Imana yangiriye neza amarira y'uyu yo muri iyi minsi aba hafi niganye n'umukobwa witwaga izina reka mbireke umunsi umwe arambwira ati ariko se ipasi kiyo muri mu gusenga munyuzamo mukanira muba murizwa n'iki ndamubwira nti tuba twafashe ati mufashwa ati ngaho b'igihumbi nanjye ndije ndamubaza ni w'igihumbi urarira amarira ndarira amarira shoke ni ngaho rero ndakiguha umukobwa afunga udupfunguzi akajya yikabira mbona amaso aratukuye aterera ndarira ni ngaho rero ndakiguha wowe amarira aza arongera ashyiramo imbaraga mbona amarira arashobotse eshanu igihumbi kijyana umuhanda umuntu urira ntacyabaye akabishobora n'ibyaha hari igihe rero umuntu ahagarara hano arimo ashima Imana akabararize ugashaka ikigurishije ugahera pe atamenya Imana yangiriye neza neza byari ibintu bikomeye byo kubyara uyu mwana amena bandi bandeye tomare bangorera na sezariyene ababyeyi bari hano nibo barimo babyumva rero uyu umutware wanjye duhagararanye ahangaha njyana n'umwana nta n'akazi yagiraga none Imana yamuhaye akazi mu karere Imana yatugiriye neza yamaye n'imodoka none mfite na kontake amena Imana rero yakoze ibyo byose nayibwiye ko nzayishimira nzayiha amashyi ya spesiyali amena mureke dukomere Imana amashyi ya spesiyali ndashaka ko mufasha tukayakora murafasha rimwe kabiri gatatu ariko tubwiza ukuri ko muzi ubwenge bw'umukozi muhaye Imana amashyi ya spesiyali abakristo bigize abasazi kandi ari bazima amashyi ya spesiyali nyuma y'ibindi bikipuregisi mwashyizeho hari ibindi bizajyaho nyuma munavuze tubazireka nanjye ibihumbi 10 tugire ikintu dukora mu murimo w'Imana wigondesheje ijosi kadendo Imana tuyiha amashyi ubwo subuze numbwire noneho nabonye abanyakigali neza mwatera imbere hari gutambara umuzana mu rusengero nabonye benshi na hano dufite ari gushima Imana nabwiye Imana ko nzayisunguriza agatamba amena tuzunguriza Imana agatamba mwigize abasazi muri bazima numbwire usuko bitwa no kugura feyeje ni papiyeje ni ukayijyana mu bwiherero hariya iriya magana nigeze koza hano i Kigali umuntu aravuga ngo nabwiye Imana kuko nzakambakamba ku ruhimbi inshuro 7 arakambakamba arazenguruka inshuro 7 arazikambakamba yageze ku nshuro ya 5 pasiteri arahaguruka ati rekera aricara pasiteri nabwiye Imana 7 arazenguruka ngo yavuze 7 ubu dukene no gushima Imana mbabwira ikindi twakene cyoroshye kandi bwite cyoroshye igira hino mwene wumve Yesu ashimwe akakonyine karabuze gusuhuzanya ngo Yesu ashimwe usuko no gusuhuzanya ngo Yesu ashimwe gusa nabyo twabikeneye usuhuza umuntu ngo Yesu ashimwe akikiriza mu Yesu ashimwe wagira ngo Yesu ni igisambo wagira ngo umugabo wateye inda akananirwa kurera umwana kumuvuga biteye isoni Yesu ashimwe Yesu ashimwe byaka Yesu ashimwe byaka aha rega twarakeneye ntabwo ari ukutwara umwana wawe usanga tumeze gutya ntagira ngo niko twahoze ariko twebwe
twebwe twari abantu bahahamura amahanga aho twabaga turi abanyamahanga barahatinyaga niyo binjiraga hari bashaka kwinjira mu rusengero gusa bahasaga bafite ubwoba ati ya mana y'amapingu ndayisha hejuru none ubu ngubu ntabwo uteye kubitana n'umuntu ari mu modoka ahunze ese uhunze iki ati umurozi duturanye amereye nabi kandi ari umunyamwuka w'umupanga kugeza ubwo bahunga abarozi dukenera abo twakiriye. Reka bikorongere hari reka bivuge mvuye ku ruhimbi n'ubundi muhire yarambujije hari ibitutsi bitatu bihagarariye ibindi. Icyambere cyitwa gasiga ubusa, gusiga ubusa. Igitutsi cya kabiri cyitwa gaheruka ibindi, ukabaza ibyiza ugaheruka ibindi. Ikindi cyitwa gafuza kiza. Ibindi bitutsi bibaho byose nta na kimwe wagereranya n'ibyo mu bibi. Ibi bitutsi Satani arabizi neza kuko ni we se w'ibibi byose. Gusiga ubusa ni iki? Ni ukuba mwarakoreye Imana nk'uko bambwiye ngo nimekora inkuru hanyuma abana muzabyara ntibakorere Imana we. Imana mwakoreye ntibayikorere. Ibi ngibi Dawidi yabibwiye Salomo aramubwira ngo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so niyo yakoreraga. Munyumve neza torero. Impamvu Dawidi yabwiye Salomo iryo jambo yagira ngo atazasiga ubusa. Nimurangara mbona twebwe tuzasiga ubusa. Nitutaba maso ngo twegere Imana gusenga tunayitoza abo twabyaye dushobora kuzasohorwaho n'iki gitutsi tugasiga ubusa. Ikitonderwa nanone nitutaba maso ngo twegere isoko twavomeragaho kera dushobora kuzasohorwaho n'iki ngiki cyitwa guheruka ibibi. Pawulo yaravuze ngo babanje iby'umwuka none bahemukije iri ngiri byazadusohorera. Hanyuma tukaba umuryango wo gutuma imiryango yacu ubo bafata bakanakiza. Gupfa udakize ni iki? Ni ugupfa utamenya iby'Imana. Ubutwari twacu kandi si hanze gusa n'ababa mu rusengero. Hari igihe ureba ukuntu bambaye ukabona yambaye ipantaro bagira ngo ni amaguru y'isake, ipantaro ihambiriye itya wagira ngo ni amaguru y'inkoko, ubwanwa ibyano by'ukuntu bimeze, ukuntu yiyogoshesheje, hereka mukamwihorera mukamureka. Abasaza bari muzi Imana bakamwihorera, abantu bakuru baririmbana nawe bakamureka akisanzura agatera ikorasi akaririmba n'ibikweto bitagira amasogisi n'ibipantaro bihambiriye mukamwihorera. Ese we mwamuvuze yashaka akagenda n'ibikuntu ukuntu aririmba n'ibyama bimeze nk'iby'abantu bo hanze akatujya imbere akaririmba. Hari ukuntu rero noneho iyo umuhaye umwanya ngo yigishe akigisha akoze mu mifuka ngo Yesu yari afite abatipe 12 bagendanaga. Harimo agatipe kitwa Yuda kari karamunaniye, ariko Petero yari umukoboyi ukumva imvuga bakoresha imbere y'abantu bakamwihorera. Naka gahenge mubona gahari n'aba basaza bagihari, itonde muve mu nzira. N'aya mahoro mubona aha n'aba bantu bakuru turirimbana nabo, itonde musaze kugenda. Naka gahenge mubona n'aba basaza bakunditse muri uyu murimo bagihari, tujya gukora twajya kuregera bakatubeba nabi tukimpunyamunya. Itonde muri musaza mugende tuzareba. Dore mwanze kuduhana ngo muducishe imbonera hakiri kare tuzareba. Muratwihorera ibishoboka byo n'aka gahenge gahari nimwe dutinya. Umuntu ahagarara aha kumva ibintu byose biseka
agaciro guhuza amaso nawe gusa wishakamo icyaha waba wakoze. Kubera kuruhiri bahagarara gutyo bambara gutya byogoshesha gutya bavuga gutyo. Amatwi yacu yarakina bumva ubu ngubu wibeshye ukaza kutubwira reka tukujyana kuri ribi ubundi utegeka ko twambara ngo twigoshesha twakwera tuba twiyogoshesha gutyo bahagarara gutya ku rusengero basoma Bibiliya. Ubwo zishiro bamagaritse inshuro nyinshi cyane bamagaritse yuko ngo nariye ngo ndagenda abapagani. Nigeze kujya kwa pasiteri aratwakira ati nimugende mwiyegurire bwa mbere mbonye ibisorori byinshi biteretse ku meza mbagana umusahani ruruzura isosi n'ibindi. Arandeba ndangije kwigisha arambwira ati rero reka mubwire. Ndangije kurya arambwira ati reka mubwire urya n'abapagani nguhagaritse amezi atatu ukigisha amora konja n'abapagani arampagarika arambwira ati njye mubona wicaye ku ntebe ya mbere mu bakristo usibeshye wongeye kwigisha amezi atatu atarashira. Ikindi gihe njya kwigisha muri kaminuza i Huye mvuyeyo inja nkora mu nota manifestation mwana wanjye wigishije neza numva ubwibone buranyuzunguye ndamubwira ngo ko utaruhari wumva ko runabemeje ati bagisote ati nanone guhagaritsa amezi atatu ngo ubwibone bwawe bushira wemeje abantu Teresa bari bakwemeza abantu yarampagaritse akongera akansubira numvaga mwamba yari umupasiteri nangaga cyane namenye umumaro wiwe ariko ndakibana nawe ariko ngeze imbere y'abantu batigeze bakora n'ababyeyi babo usanga abantu maze rero usanga mu rusengero biha ijambo yanamubwira ati ibyo wakoze si byo ati njyewe ntawigeze ubwiriza njyewe naribwirije n'Imana yanisangiye. Pawulo yavuze guki yaravuze ngo bakwihana bate batabwirije bakwihana bate batabwirijwe. Nta muntu n'umwe uri muri iri teraniro waje batamubwirije ntawe. Ikintu cya mbere gitumye dukena twimwe Imana igihe. Nta gihe cyo guha Imana dufite ni amasengesho yo kwirukanwa senga vuba dusoze twitgendere. Icya kabiri kidukenesheje amasaha yadusize. Icya kabiri gitumye dukena abakristo benshi twubahutse abatuyobora twarabubahutse tubafata nk'ubusa. Usibye n'abatuyobora n'abagutanze muri uyu murimo ugomba kubibubahira bafite byinshi utazi. Ubu kugeza kuri uyu mwanya hari ibyo ushobora kuvuga mugenzi atashobora. Hari umwanya ushobora kumara aho mugenzi atamara imyaka irabimwemerera. Ushobora kumara amasaha 5 uvuga ariko wadanze yashobora ariko mu gihe cye basi yanyuze ko bahagarara imbere y'abantu ibyo nabyo ugomba kubimubahira. Usibye n'aba bapasiteri batuyoboye twirirwa twandagaza mu binyamakuru iki kiradutinda haje nuko batacyumva. Bibiliya igivuze mu bubaye so na nyoko kugira ngo urabire mu gihugu ntabwo ari ukubyara gusaka mu ibere n'abo mu rusengero ugomba kububaha. Usibye n'abapasiteri n'abazeye n'abakecuru twaje dusanga nubwo batagishoboye guhagarara ngo bavuge uko mbigenza uba ugomba kububaha kuko mu gihe cyabo bakoze bikomeye kurenza uko twebwe turimo dukora. Usanga twabahengera izina ry'igikoko usanga pasiteri wamukubise ubuzina bw'urwo rusimba. Njya mwumva abantu birirwa ku binyamakuru ngo barimo barahanura Imana yabatumye. None se mbere abapagani bazabireba abatazi Imana babirebe aba mu yandi madini batanegera Imana babirebe abo bose babibone urimo wandagaza umubyeyi wawe uzarinda upfa iby'Imana utabigize. Reka ngore muri muyenzi igire hino gato. Zamura amaboko igire inyuma gato ukomeze yazamure paka asoje kwigisha. Yazamure
arimo araseka yagize ngo ndamugirire mu zamura hari intambara yahuje Abisirayeli n'Abamaleki. Imana ibwira Mose muzazamuka umusozi uzamura amaboko. Iyi ntambara yabajije pasiteri witwa Mushishi, arambwira ngo iyi ntambara yamaze iminsi 7, mureke amatorero kandi musubize muri mwebwe umuntu wamara iminsi 7 azamuye amaboko gutya. Nimusubize abashobora. Imana ibwira Mose ngo azamura amaboko. Yari ibizi neza ko Mose azi kurwana, ariko iramubwira ngo uzamure amaboko byonyine. Ikindi yari ibizi neza ko amaboko ya Mose azananirwa, ariko iyo abakristo badafite ubukene bwo mu buryo bw'umwuka ntabwo babwirizwa ibyo bakora, ahubwo ubwabo baribwiriza bakamenya igikenewe. Azamura amaboko. Urimo urananirwa, zamura azamura amaboko. Umunsi wa mbere wonyine ni washize, yumva amaboko agiye gutakara, agiye kuvaho. Amaboko yiwe yumva arananiwe. Ndakubura komeza zamure. Nimubona uko musetse, uko musetse mumaya nize kana gatebe gato. Njya gutegura iki cyigisho nafashe umwanya wo gusenga. Uko mwarimo museka niko nabonaga abayobozi bacu bazamuye amaboko kuri abakristo barimo bisekera. Zamura akaboko gutya kubita muhana. Ewe n'abayobozi baraguye.